Murandasi cyangwa se internet mu ndimi z'amahanga imaze kuba igikoresho gikenerwa mu buzima bwacu bwa buri munsi, haba mu bucuruzi, umutekano, gushaka akazi, imyidagaduro, ubuvuzi, ubuyobozi ndetse kuri ubu no kwiga byaroroshye cyane. Amasomo yose uyasanga kuri internet, icyo waba wiga cyose. Nyuma y'ibi byose kandi hari abakoresha internet bagira ngo bashake amakuru anyuranye mu bice bitandukanye ku isi, ariko byari ibintu bitanu utazigera ubona n'ubishaka kuri internet. Aha watekereza ahari ko bidashoboka, ariko uko niko kuri. Ese ibyo bintu ni ibihe utabona kuri internet? Kubera iki utabibona? Ikaze mu kiganiro kirambuye kuri YouTube channel yacu Inzobere TV Show. Nkuko nari maze kwikubwira, tugiye kugaruka ku bintu bitanu utazigera na kuri Google mu gihe waba ubishatseho. Wahita subscribe ku Nzobere TV Show, wayikora maze tugakomezanya mu biganiro byacu. Nkuko tubikesha Kigali Today, kuri murandasi haba mu mbuga zitandukanye zirimo iz'amashakiro, amasoko, izo kwigiraho amasomo, iz'imikino, imyidagaduro n'ibindi. Urubuga rw'amashakiro rwifashishwa na benshi hafi ku isi yose ni urubuga rwa Google rukunzwe gukoreshwa n'abashaka akazi, abanyeshuri bashaka ibitabo n'inyandiko zibafasha mu masomo yabo, abakeneye kumenya amakuru runaka ku bintu bitandukanye n'ibindi. Nyamara abahanga mu mikoreshereze ya murandasi bavuga ko hari ibintu bitandukanye umuntu agomba kwirinda gushakira kuri Google ku mpamvu z'umutekano n'umudendezo wa muntu. Aha wahita utekereza cyangwa se ukibaza kuri ibyo bintu ibyo ari byo, ariko kambikubwire neza. Ikintu cya mbere mu bintu utagomba gushakira kuri Google, icya mbere ibimenyetso by'uburwayi bwawe. Hari abantu bakunze kwihutira gushakira kuri Google amakuru arebana n'ibimenyetso by'uburwayi igihe bumvise batameze neza, aho kujya kwa muganga bagahita bafata imiti bagendeye ku makuru batizeye 100%. Ibi ni ukwigerezaho cyane, kuko amakuru ashyirwa kuri Google siko yose aba ari ukuri, by'umwihariko arebana n'ubuzima bw'umuntu, keretse gusa igihe yashyizweho avuye mu bitabo bizwi ku rwego mpuzamahanga. Igihe rero wumva utameze neza, ntukihutire gushakira ukuri kuri Google amakuru cyangwa se ibisobanuro birebana n'ibimenyetso ufite, ahubwo ihutire kujya kwa muganga nyawe, ureke muganga Google. Igihe wumva utameze neza, ntukihutire gushakira amakuru kuri Google cyangwa ibisobanuro birebana n'ibimenyetso ufite, ahubwo ihutire kujya kwa muganga nyawe, ureke muganga Google, kuko ashobora gutuma ucika igikuba, ubuzima bugahagarara. None se ufite amatsiko y'icya kabiri? Nacyo reka nyikubwire. Kabiri, amakuru arebana n'ibikorwa bitemewe. Hari abantu bakunze kwifashisha Google bashaka amakuru arebana n'uko ibintu runaka bikorwa, urugero bisasu bya kirimbuzi, ibiyobyabwenge n'ibindi bitemewe n'amategeko. Ibi rero ni ukwikururira ingorane, kuko inzego zishinzwe umutekano nazo zihora ziri maso zishaka kuri murandasi abanyabyaha n'uburyo bwose bashobora gukoresha bagamije kugera ku migambi mibi. Ibaze rero baguye ku birango bya mudasobwa wakoresheje ibizwi nka IP address, urimo gushaka ayo makuru ukawuzize kuba amatsiko masa. Nyuma y'icyo cya kabiri kandi hari n'ikindi cya gatatu washaka kuri murandasi ntukibone. Ese cyo ni ikihe? Icya gatatu, amakuru arebana na kanseri. Kanseri ni ubwoko bw'indwara zitandukanye zo mu rwego rwo hejuru, kandi zigira ibimenyetso bishobora kumera kimwe n'iby'umuntu ashobora kugira, kandi nyamara nta burwayi buhambaye cyane afite. Urugero, isereri, gucika intege, isesemi n'ibindi. Ibi bimenyetso hari igihe ushobora kubyitiranya n'ubundi burwayi bukomeye, ukaba wihutiye kujya gushaka amakuru kuri Google, wabona bihuye n'ibimenyetso bimwe na bimwe biranga kanseri, uti bindangiriyeho. Ikintu cya kane nacyo abantu benshi bajya bakunda gushakira kuri Google ariko ntibakibone, icyo nta kindi, izina ryawe. Hari abantu bakunda kwandika amazina yabo muri Google bagira ngo barebe ibintu byabanditsweho, cyangwa se bo ubwabo bashobora kuba barigeze gushyira kuri internet kera bakabyibagirwa. Nujya gushaka ibintu byose birimo izina ryawe, ushobora kubona amakuru atari meza na buhoro kuri wowe, amafoto ateye isoni ugeze gushyiraho ukayibagirwa, cyangwa se amakuru ateye agaciro kandi utari bubashe kugira icyo yahinduraho. Niba udashaka kwihangayikisha rero, inama nziza ni uko wareka gushakira izina ryawe kuri Google, cyangwa se waba wumva ntacyo bigutwaye nabyo nta kibazo, ariko ukamenya ko kubisiba atari ibya hafi aha.
Hagati ariko inama rusumba byose kuri iyi ngingo niyo gushyira kuri interinete ibintu uzi neza ko bisobanutse kandi bigufitiye akamaro, haba uyu munsi no mu gihe kiri imbere. Icyo turi rusorezeho muri iki kiganiro nacyo ntuzigera ukibona kuri interinete cyangwa se kuri murandasi. Icyo nacyo nta kindi ni amashusho cyangwa amafoto yo kubyara. Wasanga ugira amatsiko yo kureba uko biba bimeze igihe umubyeyi arimo kubyara, utireka njye kubishakira kuri Google. Ushobora kuba utagira ubwoba mu buzima busanzwe, ariko ibyo ndakurahiye byanaguhindurira imitekerereze burundu. Mbere na mbere banza umenye ko ari ibintu biteye ubwoba uri kubireba birimo kuba. Iyo uri umukobwa rero bwo bishobora no kukuviramo kubitinya burundu. Ari ukubyara binyuze mu nzira isanzwe cyangwa kubyara babanje kubaga umubyeyi, byombi kubireba bisaba umuntu utagira ubwoba na buke, kandi uwo muntu ndibaza ko ntawe keretse utagira ubwonko. Uzabibone birimo kukubaho aho kubireba birimo kuba ku wundi. Ese wumvisha ibintu bitanu utazabona kuri murandasi aho wabishakira hose? Uratera kwa subscribe kuri channel Inzobere TV show wayikora, ukajya wunguka byinshi uko bucya bukira. Turashimiye kandi kwa mukurikirana Inzobere TV show. Ikiganiro cyacu nakagaruka nawe utaha. Ciao ciao.